Saint Valentin ni umunsi mukuru wa kera cyane aho wagiye utakaza bimwe mu byawurangaga, icyakora ugasanga hari ibitarigeze bihinduka nko guhana impano, indabo, udukarita tw'urukundo, udushokora ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ukaba ufatwa nk'uw'abakundana babana ndetse n'abatabana. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu, umusore yazamura izina ry'umukobwa, guhera ubwo ngubwo akamuherekeza bakajya kwizihiriza uwo munsi hamwe. Ibyo ngibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere byabaga bibujijwe, ubucuti bwabo bugakomera bukavamo no kubana ubuziraherezo. Ku ngoma y'umwami Claudius, igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye, agira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Afatanyije na Saint Marius batangira gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Icyo gihe amakuru yageze ku mwami Claudius, ararakara cyane, ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe, akatirwa ubwo gupfa, akubiswa amahiri, akanacibwa umutwe. Igihe yari ategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo ndetse n'ubutumwa bwo kumukomeza bakazinyuza mu idirishya. Uyu munsi uvugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kunyongwa. Uwo mukobwa yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin yongeye kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe ngo Valentin anyongwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati "Love from your Valentine", ni ukuvuga urukundo rwa Valentin wawe, amushimira urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Nkomeza kubibutsa ko iyi ari M250 TV. Nimba utarakora subscribe, byaba byiza uyikoze ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo ujye uhora udukurikirana buri munsi. Reka noneho duhere mu mizi uko ibi ngibi byatangiye ndetse n'ibindi byinshi bigenda bivugwa kuri uno munsi wa Saint Valentin. Mu rwego rwa gikristo, nk'uko twabibabwiye haruguru, uyu munsi wakomotse kuri Mutagatifu Valentin, wari umupadiri akaza gupfa ahagana mu mwaka wa 270 imbere ya Yesu Kristo. Uyu mupadiri wishwe n'umwami Claudius II amujijije ko yasezeranyije abakristo ngo babane kandi byari bibujijwe. Nubwo hari abagenda babivuga ukundi, inyandiko zitandukanye zivuga ko gusezeranya abantu byabujijwe kubera ko abantu iyo bamaraga gushinga ingo bangaga kujya mu gisirikare batinya gusiga abo bakunda. Bikaba byarafatwaga nk'ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bw'icyo gihe. Biturutse kuri urwo rupfu rero, mu mwaka w'1496 Saint Valentin yahinduwe umubyeyi w'abakundana bitegetswe n'umupapa Alexandre wa gatandatu. Mu gutangira kwizihiza uyu munsi, byarebaga cyane cyane urubyiruko rutarashaka, ukababera igihe cyo gutangira guhitamo abo bazabana. Mu bihugu bimwe na bimwe abakobwa barihishaga, hanyuma abahungu bakagerageza kubavumbura, abavumburanye bagahita baba inshuti kugeza babanye. None itariki ya 14 Gashyantare yavuye hehe? Iyo urebye neza, iminsi mikuru myinshi ya gikristo yagiye ihabwa amatariki hakurikijwe iminsi yari yarahawe ibigirwamana by'abaromani hagamijwe gusibanganya ibyo bigirwamana. Umunsi w'abakundana rero nuko waje gushyirwaho ku itariki ya 14 Gashyantare, aho wasimbujwe umunsi mukuru wari uw'uburumbuke wabaga ukuriwe n'ikigirwamana cyitwaga Rupagos nk'imana y'uburumbuke.
Tubibutse ko kuri uyu munsi w'iki kigirwamana abagabo birukaga ku bagore bakabakubita icyo twakwita umushumi wo mu ruhu rw'isekurume y'ihene ngo mu rwego rwo kubifuriza kororoka ndetse no gutwita mu mahoro. Ni muri urwo rwego rero nyuma yo gukuraho uwo munsi ahagana mu kinyejana cya 5 wahise usimbuzwa umunsi w'abakundana ukizihizwa tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka. Ese we waba ufite uwawe muri gukundana mwaba mubana cyangwa mutabana? Reka nanjye mbifuriza umunsi mwiza w'abakundana, mbifuriza kugira urukundo rwiza rukomeye rushingiye ku kwizerana ndetse no gushyigikirana. Murwubake rukomeze rukomere kandi rubabere isoko y'ibyishimo mu buzima. Abatarabona abo bakundana kandi namwe mwihangane ntarirarenga. Reka nanjye mbonereho kwifuriza uwo nkunda umunsi mwiza w'abakundana. Waba ukunze iyi video se kula like, dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze twaguke. Nimba utarakora subscribe ntugende utayikoze hano kuri M250 TV kugira ngo ujye ugenda ukurikirana ibiganiro byose tugenda tubashyiriraho buri munsi. Naho ubutaha mbashimiye ko mwaneze amatwi. Yewe ndi Muhire.